yarangije kujyana nabo bararwana baratsinda baranesha. Mukomeje Mana y'Isiraheli nta yindi Mana imeze nkawe akira ishimwe ry'abantu bawe Mana nta yindi Mana imeze abasuhuza abakurikiye Mukakarangwa TV, amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka yarabibanye namwe, amen. Turashimira uburyo mudukurikirana, abo mu Rwanda mudukurikirana, abo mu bihugu bitandukanye, Burayi, Afurika, impande zose, tunezezwa n'uburyo mutuba hafi, muradukunda, natwe turabakunda. Rero tubazaniye ijambo rikomeye cyane Imana yaduhaye ryo gutangirana uyu mwaka. Ndagira ngo umuntu wese uri kure cyangwa uri hafi aryumve, nawe wari umaze iminsi utari kumva ijambo ry'Imana, uyu mwanya uze ku muyoboro wacu twumve. Dufite ijambo ryiza, twatembereye ku kiyaga cya Muhazi, turatembera tujya kureba abantu baho, dufite ay'amakuru, twanga kuhava tudafatanya n'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero nawe ufashwe n'iri jambo. Tugiye gusoma mu Bacamanza ibice 8, turasoma kuva ku murongo wa 28, dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo hanyuma Abamidiyani bacogozwa n'Abisiraheli ntibongera kubyutsa umutwe. Mu gihe cya Gideyoni igihugu gihabwa ihumure kimara imyaka 40. Amen, amen. Twongere dusome kuri uyu murongo wo hejuru wa 27. Haravuze ngo maze Gideyoni abikoresha umwambaro witwa evode, awushyira mu mudugudu we witwa Ufura. Nuko abisirayeli bose bakajya baza kuwuramya bakawuvunagurikira ubera Gideyoni umutego n'abo mu nzu ye. Amina. Ngo hanyuma y'icyo gihe Abamidiyani bacogozwa na Gideyoni. Haleluya. Dusomye ijambo rikomeye. Iki cyo gihe cyari igihe gikomeye. Abamidiyani bajyaga ngo batera Abisirayeli bakabura ihumure, barabarwanya cyane, bababuza amahoro cyane. Ariko nubwo bababujije amahoro, haleluya, Imana yabo ntibaretse kuyisenga, nta nubwo baretse no kuyibwira. Ndagira ngo uyu mwaka winjiyemo ibintu byakubujije amahoro ubibwira Imana, kuko yiteguye kuguha ihumure. Abisirayeli bahuye n'ibibazo bikomeye, baragenda bahura n'intambara, baragenda bahura n'ibintu bikomeye cyane, bahura n'abanzi, bahura n'igisuzuguro, bahura n'ibibaremereye, bahura n'ibyababujije amahoro. Ntibaryamaga ngo basinzire, ariko umunsi umwe Imana itegereza Gideyoni, imuhereza ubutware, imuhereza imbaraga, iramubwira yewe Gideyoni we, genda. Haleluya. Genda wambuke, numara kwambuka ugenda utabara Abisiraheli. Imana amubwira kandi Gideyoni, sinshaka kujyana n'ingabo nyinshi, sinshaka kujyana n'abantu benshi, sinshaka kujyana n'abakomeye benshi bataza kwirata ko ari imbaraga zabo zatanze ihumure, ahubwo ujyane n'abantu bake. Abajyana ku mugezi, aragenda ajya kubageragereza ku
mugezi. Haleluya. Amaze ngo kubagerageza kuri uyu mugezi ngo baragenda ngo bakajya banywesha amashyi amazi nk'uko ureba turi kuri uyu mugezi, ngo bamwe banywesha amashyi, ngo hari abanywesheje amashyi, hari abanyweye ngo nk'imbwa, abanywesheje amashyi bane baragenda bati iruhande giravuga ngo aba 300 ari bujyana nabo. Haleluya. Yarangije kujyana nabo bararwana baratsinda baranesha. Jambo riratubwiye ngo barabacogoje. Uyu mwanya Imana icogoza ibintu byose bikubujije gutambuka.